bifitanye isano kubera ko iby'ibirombe nibyo bifata umwanya abayobozi bahariya kubera harimo amafaranga harimo abantu bakoresha abandi abanyabirombe ni nkaho aribo bakoresha abayobozi ni n'ubwa mbere abadukurikiye babyumve ni ubwa mbere bibayeho ko njyanama yose iseswa ahandi twajya tumva ngo njyanama yeguje nyobozi none hano na njyanama byagiye abantu rero ikibazo cya Rutsiro bacyumvira aho ngaho kuva reforme ya 2006 yatangira n'ubwa mbere twumvise ngo umukuru w'igihugu yohereje intumwa mu karere yo gusimbura ubuyobozi bwose abanyabirombe ni nkaho aribo bategeka akarere ofete ni ukuvuga ngo umuyobozi unanizwa n'abayobora ni nk'umushumba uragiye imbogwa zita inka biravugwa ko uwo witwa Amahoro we yamaze guhunga bikavuga ko aho rero no twibaza ngo gavana we kuki yabisubije irudubi bamwe bagakeka ngo nawe yabashaka afite nka company yihishe avuga ngo nibisubirira irudubi tugasaba turi benshi niho ujya wumva ibiri kuri kuvuga kuri Rutsiro bavuga ko Trifoze we akorera gavana na Gatabazi hanyuma Fede niyo kipe igakorera yigeze guhamagara Trifoze na Habitegeko Minarope Gatabaza amaze kubwa musabye Imana hanyuma mu bagiye Habitegeko ntarimo bivuze iki nese urashaka kuvuga ko byo bitagaragara se nyine ari biriya bareze Kambogo yarahari ari byo bareze Trifoze yarahari ntabwo ari bwo kwajyana n'abariya ariko n'abazagenda iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda turi kumwe na Karegeya Jean Baptiste Omar Karegeya muraho neza amahoro n'abakunzi ba Primo Media turasuhuje ntabwo bari baguherutse mwebwe mumeze mute sava Bujumbura imeze neza ni nziza cyane wagiye Saga Plage cyangwa Archipel ntabwo nabonye umwanya wo kujyayo ubwo rero nuko uzabikosora narindi busy cyane narindi busy byarangoye cyane nuko uzabikosora ubutaha tukajyana nubwo nzakugenderaho n'abandi bategetsi baho twagomba kubonana urabyibuka ariko nabo byaranze iminsi ibiri yari mikeya ariko nukubitegura tukazamanuka nabonye n'umuvandimwe asaba RB yarasuye RTNB yabo mwahuriyeyo oya nabibonye nyuma kuri Twitter okay nagezeyo kuri RTNB mbona iyo utari kuri gahunda y'abari bwinjire nyine uwo munsi nze kuri RB ho byakura oya ndavuga bo baba bakoze liste mbere no kuri RB ariko nuko nagutungurana kuri RBS ko hari igihe najyaga gufata yo nka image mu cameraman tukavugana kaza akambwira ati njira waho se ubwo nuko uri friendly ariko nzi ko uhageze barakubaza ngo irebe kuri liste niba utariho cyangwa se ukorayo akabaza kugusanganira naho ubundi nibishoboka no kuvuga ngo ukorayo ngo aza kurebe ubundi nako ka difference wenda karimo Kigali bite safa irashyushye gahoro ugereranyije oya ntabwo ari gahoro irizuba ntabwo ugereranyije na Bujumbura bien sûr Bujumbura iri hasi ariko Kigali iri hejuru kuri Tanganyika warashyuha manza no mwitumba hashyuha Karege gusa ndahakumbuye nyine none ndumva tarahasuye niba utarageze kuri Saga Plage mise mbyibara sinakwibaza oya ndagukumbuje oya tuzajyayo no kujyayo kabisa naraye n'ingozi ngo ndebe no mu giturage hameze hate no mu mujyi hameze uretse ko Ngozi ntago ari igiturage cyane ni nk'umujyi wa kabiri wa gatatu nyuma ya Gitega na Bujumbura ya Karege Rutsiro mumeze mute ngewe Rutsiro nagiye kubona mbona urupapuro rw'umuhondo ruraje bunindwa Prosper ariko nabonye ikiganiro cyawe na Jonathan kuri Mega X mwari mwakoze mbere mbona muvuga ibibazo by'imicanga biriyo ntabwo byantunguye ariko ira dosiye muri makeya imezite tuyinyuzemo kwari ndende se umuvunyi yagiyeyo mu byiciro bibiri agenda amara iminsi 2 cyangwa 3 akora raporo y'amapaje agera mu 110
urumva rero ntabwo ikintu bakoreye amapaji 10 hajyayo n'andi makipe menshi ngumva ko ni ibintu byinshi ariko nanone ntabwo twahamya ko bari iriya nama yose yazize ibirombe nubwo ari 80% ari byo ariko ngira ngo hari ikipe ya primature yagiyeyo mu ntangiriro za kino cyumweru iyo ivuga ireba ku bijyanye no kubakira abatishoboye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi abasigajwe nyuma n'amateka abakuwe mu manegeka n'abandi bakene basanga urabona budget isigaje umunsi umwe birangire basanga nta kirakorwa ariko bifitanye isano kubera ko iby'ibirombe nibyo bifata umwanya abayobozi bahariya kubera harimo amafaranga harimo abantu bakoresha abandi abanyabirombe ni nkaho aribo bakoresha abayobozi ni n'ubwa mbere abadukurikiye babyumve ni ubwa mbere bibayeho ko njyanama yose iseswa ahandi twajya tumva ngo njyanama yeguje nyobozi none hano na njyanama byagiye abantu rero ikibazo cya Rutsiro bacyumvira aho ngaho kuva reforme ya 2006 yatangira ni ubwa mbere twumvise ngo umukuru w'igihugu yohereje intumwa mu karere yo gusimbura ubuyobozi bwose bwari buhari uri kucyumva so rero ni ukuvuga ngo byari bikomeye ikiganiro wabonye ngewe na Jonathan nari maze gusesengura ibyaho nanjye nari mbikomoye ku munyamakuru uba muri kariya gace witwa Kofi aho yavugaga ku kibazo cyitwa Rwamucyo Juvenal wareze arega meya arega governor Habitegeko bijya mu rukiko rwisumbuye rwa Karongi ubwo ni suite rero urumva bihera kuri uwo musaza uwo mugabo Rwamucyo Juvenal uko yasabye asaba akarere asaba ikirombe cyahozemo abandi bareba ibyangombwa bajya gusesenguza muri RMB bigera muri nyobozi bijya muri njyanama itsinda rishinzwe gusesengura imushya abasaba kwinura imicanga no gucukura amabuye y'agaciro iyo timu irakora hanyuma ngira ngo na vice mayor affaire économique yijyamo arayinfluencer hanyuma ariko noneho itanga raporo kuri njyanama none njyanama ibyemezo bya njyanama biba approuvé par le gouverneur Habitegeko aza adatanga igisubizo ahubwo abitesha agaciro wa musaza Rwamucyo ajya kumurega muri Minaloc yandikira Habitegeko iti tuguhaye itariki 30 z'ukwa gatanu we wagikemuye iza tariki zirarenga umusaza ajya mu rukiko urumva ni inzira ndende nyine byumve gutyo ni ikibazo cyatangiye 2021 kimaze imyaka hafi 3 no kuvuga ngo batowe ariya ni batowe 2020 irangira yego cyatangiye kuga ayinkamiye Emerance na ntuzaye cyambuka nagifata kwa Trifoze Murekatete na nyobozi none kirabahitanye cyo kijyanye na njyanama sasa ubwo usigaye ni governor muri icyo kibazo usigaye ni governor ejo nibwo navugaga nti bose nkurikije ibibazo biri Rutsiro iyi nyobozi ntizamara umwaka Burya nuko nagize amahirwe nyine ndabizi neza ko hari abari kubibona ukundi bakabona ko nayihaye iminsi atari nge nayishyizeho uratugendera iminsi niwe wadutoye uradutega iminsi nuko none wa mwaka rero nabasabiye andi mezi 6 oya ni igice cy'umunsi kuva tubivuze nyine ibaruwa yarimo yandikwa kuko yarayisohotse ariko ni ibibazo byinshi kandi ntabwo ari byo ku bwa Trifoze gusa nukuva kera ku bwa ayinkamiye no before Gaspari byukusenge bugeze no gufungwa ibirombe ni donc abanyabirombe ni nkaho aribo bategeka karero fete ka Rutsiro kabakoresha nabi icyakabira abandi abadukurikiye banumve n'icyo gihombo nyobozi na njyanama yitora mu nyobozi kugira ngo igere kuri level iriho par rapport yaho bavuye bava mu mirimo itandukanye bakava mu bice bitandukanye bizi bitandukanye babaye hatandukanye ariko bakaza guriza hamwe ngo bareberere akarere kamwe
rero buriya hari investissement leta iba yabashyizemo kugira ngo ibageze kuri rwa rwego. Kare nijabo umunyamakuru w'i Kigali, Karegeya umusesenguzi w'ibyumba, ukaduterateranya bati mwese murebe mu nyungu za Rutsiro. Problem ntabwo tureba nawe ntabwo tureba mu nyungu zimwe. Nundi wenda ushizeho n'umugoronome, ushizeho n'umwenjeniyeri civile, mwese murebe Rutsiro. Biravuna. Donc kubavana aho hantu hatandukanye. Mubaye team ikwiye kureberera inyungu zimwe. Yego. Z'abantu bamwe z'ahantu hamwe. Muvuye hatandukanye. Ibyo rero kugira ngo babatize, baba shaping ku buryo mwese murebe inyungu za Rutsiro n'abaturage bayo n'ibibazo byayo ifite biri special bitandukanye n'ibya Gicumbi cyangwa Nyagatare cyangwa Kigali. Hari ibyo leta itangamo kugira ngo mube abo bantu kwibashaka. Iyo haje rero nibyo nkunda gukoresha nge na Joseph tuvuga ko umushumba bahamagarira babwira ngo uzaza uragira inka yagira agasanga ni imbogo. Ni ukuvuga ngo umuyobozi unanizwa n'abayobora ni nk'umushumba uragiye imbogo azita inka, yaraje azi ko ari inka agasanga ni imbogo, ni ihembe urumva. So nuvuga ngo ni igihombo fete abantu babitekereze gutyo kugira ngo na Murindwa Prosperi mu byo akosore n'abaturage, atosore n'abo bantu abafatanya bikorwa b'akarere bananiza abayobozi babo kugeza leta ibakuyeho ariko hari ntuza bari bafite, hari skills zipfuye ubusa. Izatorwa njyanama izatorwa nyuma ya Murindwa nayo izongereje ibe shaped kugera kuri urugo rwe bwiriya yarigezeho. Ni izindi mbaraga ziba ziri gutakara, ni umwanya n'amafaranga. Uranyumva? Ariko Rutsiro iragoye kandi byavuzwe kuva kera. Karege mu Cyongereza, what is the real problem? Ikibazo cyanyacyo ni impushya zo gucukura amabuye n'ibiro n'imicanga. Mbo wenda ikimbarutso ni kugira ngo Minaroke yandikire gavana ayibyo byavuyemo ko Rwamucya ajya mu rukiko, kugira ngo umuvunyi ujyeyo inshuro zingana gutyo ukora raporo ya page 110, kugira ngo hari n'andi matimu multidisciplinaire yagiyeyo. Yego. Ibyose imbarutso ni ikirombe cy'umucanga aho bita koko ni ku Kivu hava umucanga mwinshi kandi ngo mwiza cyane hafi ushobora no kuba exporte. Niwo wubaka Bukavu, niwo wubaka za Rusizi, niwo wubaka Goma, niwo wubaka za Gisenyi. Uriya muhanda wa Kivu Belt niwo wakoresheje, ni imari ishyushye. Noneho rero aho koko rero hakaba harahoze hakorera company yitwaga ngo Wabaraka akaba ari company ngo yashinzwe icyo gihe na Gaspari bagihari, Gaspari Byukusenge, irimo abantu bari ngo batatu, uw'amahoro barakagendana na Kageruka. Iyo company bakaba ari bantu kibo, bari abantu basanzwe, bari abantu nibo bari banditse kuri company. Yego. Ariko bakabeshya ahantu ngira ngo kwishyaka riri ku butegetsi mu buyobozi ko iyo company igiye kuzamura abaturage ikabaha akazi, ariko ikajya igira ikiveriso ku muryango. Noneho ya company urumva akarere ntacyo kari kuba kayikoraho, ba Gaspar Byukusenge bari babizi nubwo yanditse kuri abo bantu. Hanyuma rero itangira gukora, irakora uriya muhanda wa Kivu Belt wubakwa wose, imicanga yari yabo. Uwo Rwamucyo Juvenal ari sous-traitant wabo. Sous-traitance no kuvuga ngo Wabaraka yafashe ikirombe igacukura imicanga, Rwamucyo akayirangura yose akaba ari ugurisha ahandi. None Wabaraka sinza akabaza yagize niba yarambuye abaturage bibaye imanza bati abaturage ntaho mwarega kubera ko ari iyo ku Cyama. Abo ku Cyama barabimenya, basubira mu nyandiko, basubira muri ntuza barisanga ya company par raporo y'ibyikora nta kitanga gifatika. haba ubusabe bw'uko iyo company yaseswa n'umuntu ufitanye isano nayo wese ntazagaruke mu by'ubucukuzi. Biravugwa ko uwo witwa Amahoro we yamaze guhunga,
bikavuga ko witwa Kageruka ashobora kuba yaragiye nko guhinga imbuto, mbese bagiye mu bitari ubucukuzi. Hanyuma rero uyo wa Baraka iseshwe, RDB iseswa yari gifite amasezerano yo gukorera aho muri Koko. Yari ifite amasite ngo 12 hafi akarere kose. Iyo wa Baraka yavanye amafaranga menshi kandi Koko ngo ushobora kwinjiza miliyoni 100 ku mwaka. Yonyine ushireho utundi dusite rero kuko niyo ngari. Niyo mpamvu niyo ngari. Icyo kibazo nyamukuru Koko niyo ngari. Hanyuma Rwamucyo asaba iyo Koko. Kubera iki se we yagarutse kandi yari sutre tonde ndacyabikomeza. Nawe muri babandi none grata kuri ku by'ubucukuzi ari ku rutonde. Ariko aca inyuma ashinga indi yitwa ngo kwari mining ibintu nk'ibyo. Ariko mu gusaba ko yafata ahavuye wa Baraka ahasaba icyangombwa wa Baraka yakoreragaho kikiri valide. Mu gihe mu mategeko usabira mu gihe cya kindi cyaseshwe. Icya kabiri we mbere ntiyari umucukuzi, yaguraga ibicukurwa. Ufite muri ntuza mu bintu bya mining ibyangombwa bitangwa amakuru ufite from RMB, kariyeri zibamo ibyiciro bitatu. Hari kariyeri a domicile non profit, hari ugucukura amabuye mu isambu yawe ugiye kuyubakisha. Icyo cyangombwa gitangwa na gitifu umurenge agishije inama meya. Ubwo meya nawe yareba abatekinisiye be bakareba niba bitazangiza environnement, bakareba uzavanamo toni zingahe z'amabuye cyangwa z'umucanga, barareparara. Hakaza kategori ya kabiri ya kariyeri commercial, gucuruza ibivuye muri kariyeri. Niyo ngiyo iri hariya gucukura umucanga ukawugurisha, gucukura amabuye ukagurisha. Kategori ya gatatu iyo ngiyo ya kabiri uburenganzira butangwa na meya ariko agishije inama iki RMB. Yego. Kategori ya gatatu ni kariyeri commercial après transformation. Nuvuga ngo uracukura iki ugihinduremo iki ugurisha icyavuyemo. Niba ari umucanga ushobora kuwucukura ukawukoramo ibirahure ukagurisha ibirahure. Ibyo rero byo bitangwa nka kuri ya ruganda rw'Inyagatare rucukura amabuye rukayakoramo amakaro. Ari birabivikamo biva ku Kamonyi. Bya bisyo bamena. Iyo ni kategori ya gatatu. Biriya bitangwa na RMB ibaje kugisha inama ngira ngo nka ministeri titeri yayo. Ibyo impamvu babigira gutyo nukuvuga ngo akarere kugisha inama RMB nuko RMB bishobora kuba hari uwo yahemereye, kuko RMB yakira amadosiye n'ay'abanyamahanga nava mu bindi bihugu nava mu tundi turere. Urabyumva? Harimo ibyo meya atametiriza. Ku buryo meya ashobora kwakira demande RMB yaramaze kwemeza. Bigasaba rero ko RMB bikora assessment ikemerera ikagira akarere ngo aha hantu mwahatanga ntawe turaha. Uko byagenze rero kuri Rwamucyo asaba gukora hari wa Baraka abisaba mbere, hanyuma nyuma ye undi witwa Nduwayo Jean Marie Vianney niko bavuga, nawe wari usanganwa andi masite ngira ngo atatu nawe arayisaba, ariko we ayisaba la date. Donc ibya wa Baraka byagomba kurangirana na le 19 z'ukwa 10 je crois 2021. Nduwayo yandika ku itariki 20. Ariko Rwamucyo wanditse mbere ntibigeze bamusubiza ngo wanditse hakirimo ikindi. Batangira process. Batangiye process, Nduwayo asaba yarasanzwe we acukura imicanga mu masite ngira ngo 3 aringaniye. Yongera gusaba harimo na Koko yayindi yahozemo wa Baraka, ariko asaba icyemezo cyangwa cya wa Baraka cyaramaze kurangira. Dosiye ubundi kwa babyita ngo kujya kugisha inama. Donc dosiye za Jean Marie zijya mu karere kajya kugisha inama
RMB. Noneho muri site enye yashakaga ngira ngo bagisha inama kuri ebyiri. Koko irasigara na Rwamucyo ayishaka. Hanyuma rero bikomeje kugira bigeze hagati ubwo haraho nsimbutse nta metiriza neza sinibuka ariko umuvunyi niwe wabanje kujyayo sinzi cyamuhamagaye yaraje mu bibazo bisanzwe. Yaraje mu bibazo bisanzwe by'abaturage asanga mucyo mu mabuye harimo ikibazo gikomeye ku buryo dosiye ivuga kuri uwo mucanga kuri iki kibazo cya Koko yayikozeho amapaje arenga 35 muri za zindi 110 35 zivuga kuri icyo kibazo cyonyine. Yego. Hanyuma uwo Rwamucyo aca muri njyanama avugana n'abantu banyuranye na vice maire affaires économiques. Hanyuma bakora ari ikipe y'akarere ihoraho. Iya mbere yakoze isesengura kuri dosiye ya Rwamucyo bivugwa iyo timu yakoze bwa mbere isesengura kuri dosiye y'uwo Rwamucyo ishobora kuba yarasanzemo utubazo ariko raporo igeze ku karere ngo barayibura. Ahubwo basesa niyo kipe yayizeho. Iyo bivuze mu karere ishobora kuba kuburira mu maboko ya Fedi cyangwa se mu ushinzwe environnement cyangwa ushinzwe kariyeri cyangwa se meya, ariko bivugwa ko ari Fedi affaires économiques arayirigisa kubera ko donc harimo de manquement, harimo ibituzuye muri dosiye ya Rwamucyo ya mbere kandi byagomba kubanza bikuzura kugira ngo ijye kugeshezwa inama muri RMB. Hanyuma bashyiraho indi kipe sasa isimbura ya yindi na raporo imbeba zirayiriye. Indi kipe rero ibaye igiye guterana ngo yongere yige kuri ayo madosiye, Fed arayiherekeza ajyayo. Bamwe mu bari bayirimo bavuga ngo yagiye bavuga ati mu byo mukora mumfashirize Rwamucyo dosiye ye icemo. Ubwo bari abantu babiri bari gusaba site ya Koko. Nduwayo Jean Marie Vianney na Rwamucyo Juvenal. Bagiye kwiga dosiye haza Fed vice mayor affaires économiques avuga ati mumfashe hacemo dosiye ya Rwamucyo. Birakunda barandika basanga Nduwayo ariwe wasabye mbere niwe wasabye mu gihe cyemewe kandi wagishijwe inama muri RMB. Hanyuma bigeze hagati babonye biragwa kuri Nduwayo vice mayor affaires économiques aravuga ati rero ni ibivugwa kuri ya dosiye n'ingari kandi nawe urabibona itwaye bagari itwaye ikipe ngari. Fed aravuga ati niba biri kugwa kuri Nduwayo nimuvuge ko Nduwayo yatanze konte itari mu mazina ya company, noneho Rwamucyo we yatanze iri mu mazina ya company. Ati kubw'ibyo nicyo gitumye Rwamucyo atsindira ikirombe. Ariko ibyo amategeko ya RMB ntabwo avuga ngo konte igomba guhura kuko hari nabishyira hamwe bagatanga icyangwa cy'umuntu umwe. Nta nubwo bareba ngo capacity y'amafaranga arangana gute. Icyo baba bashaka kureba ni nka historique bancaire, uburyo usanga ukoresha amafaranga uri active. Hanyuma ariko ubwo Rwamucyo we nubwo company konte yanditse mu mazina ya company we ngo icyo cyangombwa yari afite nka financial statement kimaze amezi ane kandi itegeko rivuga kuba kimaze imyaka 2 kuba usanzwe ukora ibyo bintu usanzwe ukora muvuma zo kuri bank kuba usanzwe ucukura byo ntibyashoboka kubera ko abantu benshi nk'umutangizi ubwo yaba agize ikibazo. Iyo rero niyo yagiye iyo raporo yemerera Rwamucyo niyo yagiye njyanama mbere yo kubyemeza ikora raporo kandi raporo njyanama yemezwa na governor. Bigeze kwa governor rero niho bigoraniye cyane. Governor ati ari Nduwayo ari na Rwamucyo oya iyi dosiye muyireke tuzahateze cyamunara mu bisubizi inyuma hazapigane benshi.
aho niho habera izingiro na Rwamucyo arabizi ko idosiye ye yishwe na gavana bikiri mu karere Rwamucyo niwe wari kandida nyine wabitsindiye yego kuri iyo timu iyo timu yari irimo Fed yapushijwe na Fed yahemeraga Rwamucyo yego ariko kubera ko bitangwa na njyanama ibivuze igomba kuba valide par le gouverneur abisubiza irudubi ntiyabiha Jean Marie ntiyanabiha Rwamucyo niho Rwamucyo yahereye atangira kurekarama amurega muri Minaroke yandikira gavana ngo bikore bitarenze 30 gavana biramunanira kugira icyo akora Rwamucyo ajya mu rukiko aho rero no twibaza ngo gavana we kuki yabisubije irudubi bamwe bagakeka ngo nawe yaba afite nka kampani yihishe avuga ngo nibisubire irudubi tugasaba turi benshi iyanjye nishobora kuhatsindira n'urugero nanze cyangwa abo bafatanyije ashobora kuba bafatanyije n'abandi banyakigali n'abandi bategetsi cyangwa n'abandi banyamafaranga baza Gisenyi bakarongi kuko iriya ni imari ikomeye cyane ahantu hinjiza 100 miliyoni ku mwaka ntabwo ari ikintu wapfa kugira nicyo bakeka kwa aho ni naho meya utari Fed Trifoze agaragariza faiblesse ze kuko ibyo gavana yakoze ntiyamugiriye inama kuko biri mu karere ke bijya Minaroke hararegwa gavana ku kibazo kiri mu karere ke Trifoze Minaroke yandikira gavana ku kibazo kiri muri Rutsiro kwa Trifoze ntiyatanga inama ati kuba tanze 30 dukora iki gavana bikavuga rero ko niho ujya wumva ibiri kuvuga kuri Rutsiro bavuga ko Trifoze we akorera gavana na Gatabazi hanyuma Fed niyo kipe igakorera Rwamucyo uranyumva basi Fed ni nawe avuze ati dosiye ya Rwamucyo aho bibera kaga rero impamvu ubona byagaritse ingogo iyo terime narayikoresheje mu kiganiro kuri Megapex ndavuga nyamara hari ahantu hazagarika ingogo nuko raporo y'umuvunyi yaje mbere yuko kaga kipe kajya guterana kamwe kapushinzwe na Fed ariko Fed agahisha ko birengagize iyo raporo y'umuvunyi ikipe ikora nkaho umuvunyi atigeze ahagera kandi umuvunyi raporo wakoze werekanye ko aho hantu hakwiriye nduwayo Jean Marie Vianney barabihisha raporo barayihisha bajya muri ekipe yemeza Rwamucyo bahaye gavana nawe hazamo kandi urumva harimo nduwayo yarahashaka yarahasabye Rwamucyo yarahasabye ariko gavana we ntashaka kuhagira n'umwe uhafata baranyumva umuvunyi urapuruva nduwayo hanyuma akanama kafeza Rwamucyo gavana akabura n'umwe yapuruva bipfe byose tugombe twese kandi aho hantu ni umucanga winurwa andi ho yo kwinjiza amafaranga ugatanga n'akazi iyo utinurwa biba ikibazo bya ikivu ugenda wuzura ikivu amazi y'ikivu akagenda yisunika niho nkubwira ngo irangira nama kuba ivuyeho nuko yananiwe kugira ngo habe no gufata umwanzuro uri provisoire but at least nibura aha hantu uyu mucanga ureke kumara amazi y'ikivu tuye twashyize umuntu at least ku nyungu za environnement ariko niza amafaranga zirakenewe kameme ntago twagumye kuba duhora mu madeni dufite ressources naturelles sibyo se basi gavana rero kandi uri umuvunyi ntago yaje muri Rutsiro gavana atabizi gavana ntiyarebye biri muri raporo y'umuvunyi gavana yarabizi se ko ihari nibura we akosha umuvunyi se yajya mu karere gavana atabizi no kuri raporo mu bahaye kopi nawe arimo basi noneho rero ubwo gavana nuko ajemo nta kiramenyekana inyungu yaba bifitemo ariko no kuba adafitemo inyungu nk'umuntu ashobora kubidurumbanya ariko ashobora no kugiramo inyungu de façon environnementale par exemple no ariko iyo zigiramo yari kuvuga ati ntihabe hacukuruye mu gihe tukiri kwiga kuri iki kibazo environnement yengewe pourquoi batahasatura ariko mu gihe bitarakemuka umwe naje iburyo undi ibumoso bari babiri ariko barashaka bisubirira udubi bongere bipeganirwe n'abarenze babiri kandi gukemura ikibazo cya babiri byoroshye kurusha kuzanamo benshi basi baramwandikiye rero
Rwamucyo ikindi cyuko hari ikipe yasaga n'ikorana na Rwamucyo nuko raporo ibaruwa ya gavana yandikira njyanama ntabwo Rwamucyo yaragenewe kopi ariko yagize reference ajya kurega gavana muri Minaroke yayihawe nande yabwiwe n'iki ntabwo correspondance ya gavana na njyanama iri public ariko we yahise agira reference kugira ngo ajye Minaroke bigeze Minaroke nabyo urumva byamaze kuzamba na Minaroke mukoreye yajisa ntiyamenye ko hari raporo y'umuvuyi nawe ahamagara yandikira ntuza ngo turagusaba ngo ugikemure bitarenze itariki 30 z'ukwa gatanu ari Minaroke hari inama se Minaroke yamuhaye ati dukurikiye yigeze guhamagara Trifoze na Habitegeko Minaroke Gatabazi amaze kubwa musabye Imana urumva Gatabazi nawe yasaga naho donc Trifoze bimwe baba bavuga ngo yazanywe na Gatabazi amuhana na Habitegeko Gatabazi avire mu nshingano byakagombye kuba Trifoze wenda apene yakumva ibyo Habitegeko amubwira ariko na Habitegeko ashobora kuba kiveyikira ibyo imishinga yarafitanye na Gatabazi pourquoi pas basi nuza Minaroke rero yandikiye gavana ati bitarenze itariki 30 z'ukwa gatanu we wabikoze zirinda zigera gavana arahari ntiyigeze arwara ntiyigeze ajya muri konje Trifoze arahari nka meya yagombye kwibutsa ati ikibazo cy'umuturage wanjye witwa Rwamucyo ku kirombe cy'umucanga cya Koko bigende bite ko Minaroke yakubwiye ngo tubigire gutya bajya inama itariki zirenze Rwamucyo ajya mu rukiko urumva Rwamucyo agiye mu rukiko barabisoma ko ya raporo ya kakanama yagiye kwa gavana urukiko rutesheje agaciro ariko se bikaba bivuga ngo arahita ajya mu kirombe question mark arajya mu kirombe raporo y'urwego rw'umuvunyi ivuga ko wujuje ibyangombwa ari Nduwayo Jean Marie Vianney question mark urumva umuti wari kubuhe pe buriya ntuza murindwa mu bintu agiye gukora hariya ande horo yanjyana arebe no muri staff abafitemo uruhare bose abasabira amamitation n'amatransfer mu tundi turere ku buryo murindwa zahava bakazana ikipe nshya nyobozi nshya isanga nta muntu ugifite ibyo bisigisigi bw'ubwo butiku n'ubutiriganya bwo mu birombe hazi ikipe nshyashya ikorana na nyobozi nshyashya mutabirimo uwabaye Simba Jenewe yahaguma none ibintu bigire abantu bakorera n'abaturage ku nyungu z'abaturage hanyuma mu bagiye Habitegeko ntarimo bivuze iki ariko ntabwo ari muri njyanama no ariko numwe mu barebwaga no gukemura ikibazo ariko ntabwo yajyana nabo wabaye uretse ko ndabahaye umwaka wawutegera nese urashaka kuvuga ko byo bitagaragara se nyine kandi ari wateje crise iyo Habitegeko yubaha areba mu nyungu z'abaturage we akishyira iruhande ikirombe kiba cyarahawe Rwamucyo cyangwa Nduwayo ntabwo akarere kaba karagiye mu rukiko kandi urukiko kandi by the way kumva ko muturage yareze urwego rwa leta ntabwo ari ishema kuri iyo leta uranyumva ntabwo ari ishema kuri iyo leta urumva inzira yose yaciyemo donc akarere nuza ikipe intara Minaroke birangira agiye mu rukiko nuvuga ngo izo nzego ntacyo zakoze including n'umuvunyi umuvunyi wakoze raporo abasigaye kuvuga ngo ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo by'umuvunyi rikurikiranwa gute ubwo rero nyuma yaho muri iyo crise hagiye n'andi makipe hamwe akajya inama hayagendaga ku buryo buzwi agaca ku karere hayagendaga avugisha abaturage bakoregita data birangira bafashe umwanzuro ati vraiment aba bantu ntacyo bamaze hano nicyo cyabaye hanyuma Murindwa Prosperi akaba agomba gutegura ko hazagera bakajyaho ubuyobozi bukorera abaturage budateza ayo makimbirane cyangwa se n'abaturage cyangwa kanakosora n'abaturage nabo ntibakananiza abayobozi niba ari ikirombe amategeko ahari ushaka gucukura hana ubahiriza ibisabwa itegeko rivuga gute baragutanze niba bemerera uwaje mbere
byemere ko bagutanze. Niba bemerera ufite konti imeze gutya byemere. Niba bemera ufite amafaranga angana gutya byemere. Niba bemera ufite abakozi bangana gutya byemere. Niba bemera uri assurance z'abakozi byemere. Abantu bamere gutya ariko baba bafite abandi babari inyuma Ngiye numva umuturage nta kibazo afite. Aragifite. Ngiye ndi kumva umuturage nta kibazo afite kuko inzego za leta zifite amategeko mu nshingano no yubahizwa ryayo. Nuko umuturage w'ikigihe nawe atoroshye. Nese nka Rwamucyo ujya kurega gavana urumva yoroshye. Yego n'uburenganzira bwe. Urega gavana to inzego za leta yareze gavana kuri Minaroke. Minaroke yandikira gavana abonye byanze ajya mu rukiko. Ngaho ibaze rero nkaba Rwamucyo 10 nabangaye. Ubwo nabandi n'uba cyaba igipimo cyiza cyibahizwa ry'amategeko muri izo nzego dufite. Kuko dufite nyubahiriza tegeko nshinga amategeko. Ariko nawe niba bigaragaye ayo makipe yose yagiye asimburana hariya bikagaragara ko hari ku buryo yari influenceje kuko presence ya Fed muri ako kanama ni itera akabazo. Niba Fed hari icyo yaragiye gukora muri ako kanama nko kuko influencer biturutse kuri Rwamucyo cyangwa buri munyakirombe wese ako kanama yo kagiye guterana yoherezayo ijisho ry'umuturanyi cyari ikibazo. Twamenya gukomera kw'inzego dufite ahubwo natwe. Ngiye numva nta kibazo. Gukomera kwazo. Niba ndi meya bakankoresha ubwo ndi meya wuhi. Uri meya wavuye. Nese aracyariho. Rwamucyo rero ni igipimo cyiza cyo gupima abayobozi. Ngiye numva nta kibazo. Hanyuma Karegeya ka twigarukire gato. Uyu wagikemuye se bakirukana aba bantu bose mu kanya ko twavugaga environnement we yarengeye iyi environnement. Uravuga nde? Uyu wabirukanye nyine bose bakagenda. Kurengera environnement ko we kuri. Wabirukanye ninde? Uravuga gavana uravuga nje nabonye ko bose bagiye. Yego. Environnement twavugaga ngo mu gihe agishakishwa igisubizo basa environnement nibirengewe. Ubu se bwo yarengewe. Ariko ntaracyari kare murindwa simpamya ko yaraye mu Rutsiro. Ariko ndahagera ari byo azabanza ari byo azagira priority. Mu byo murindwa umuntu yamufasha abaye ari ubyumva ariko ndabizi ko niyo atabyumva hari abamuzi babimubwira. Nukugenda nyine akabanza agakora iyo cleaning mu bakozi bakarere. Akaba buri muntu dosiye ya buri mukozi kuri kira kibazo akamenya aho buri mukozi ahagaze. Hanyuma n'abandi ba partenaire bakarere biruhande batakorera mu karere nabakamenya muri bibazo bitwaye bati. By the way hari umudipisi wahavuye ayi wowe ngo manza yarirukanwe biturutse wa polisi mu karere. Ngo biturutse kuki biturutse ko uwo Rwamucyo yaba yarabwiye abo bapolisi bakomeye mu karere akavuga ati ngewe ntabwo munzi ndise wa kanaka nkaba sebuko wa kanaka. Noneho babandi bajya kubwira meya bati iyi dosiye y'umusaza uyitondere dore ni se wa kanaka akaba na sebuko wa kanaka. Biza ndavyo kumenyekana bitinyamara ati dosiye umuntu uzamije akarere ni sebuko wa kanaka wa kanaka arabimenye yabaye ati uwo muntu ukoresha izina ryanye ninde boheza ikipe bagezeyo are DPC na ayo are babajyana kuri RIB cyo kora ngira ngo nko byaje kugenda bushobora gusanga ayo wari we wabyirengeye bituma ari we wirukanwa mu kazi DPC baramuhindura na ayo urumva ni ako kantu Rwamucyo yakoze urumva nicyo shaka kukubwira wa Rwamucyo wawe none nababa partenaire urumva nawe icyo yakoze nibyo nkubwira ngo ni inka umushumba yibwira ko ari inka ari imbogo. Uwo mu DPC niba yari wenda yari utunyenyeri dutatu cyangwa ni igihanga uzi kugira ngo agere hari iby'igihugu kiba cyaratanze. Uzi kugira ngo ugere ku rwego uba DPC uba umuyobozi wa polisi mu karere iby'igihugu kiba cyagutakajeho ariko umuturage gukoresheje amakosa uragiye uwo mwayo nawe hari amasomo yafashe none ayicaranye mu rugo kubera inka imbogo yaje yiyita inka. Nibyo abantu bakagombye kuba babireba kuko ntabwo Rwamucyo yasimbura abo bagabo babiri. Yego. Nuvuga ngo umuturage ashobora gukoresha amakosa umuyobozi wahenze leta imukora imugira uwo ari we none wa muyobozi akagenda kandi wamukoresha amakosa atamusimbura. Ibyo muri accountability ni ntuza ni concept nshyashya ngira ngo abantu bajye babanza barebe gukoresha amakosa umukozi wa leta wavunnye leta kugira ngo abe wari we kandi wowe yamukoresheje bigatuma leta imutakaza kandi wowe yamukoresheje utamusimbura.
aho rero biragoye nibyo ibyo bitegereje Murindwa ofete na karere kameze gato yanariza ibyo byose akora assessment amenye abakozi bo mu karere babitera abaturage babitera abaparteneri babitera iyo mvuze abaparteneri ni nk'abo bacukuzi n'abafitemo abafitemo utubari amahoteli agence de transport n'abandi bafatanya ibikorwa b'akarere including abo ngabo bo muri polisi ribu cyangwa parike simbi donc abo bose agenda amenya ngo bituruka he niki cyakora ku buryo azasimburwa hazatorwa nyobozi nshyashya njyana amashyashya yamaze gutunganya ahantu naho ubu ngubu rwose ni ijandwe nawe urabyumva nyine ahantu umukuru w'igihugu afata umwanzuro ahantu umukuru w'igihugu afata umwanzuro ngo bose muvaneho buriya basanze harimo interconnection bati nituvanaho meya hagasigara vice mayor affaire économique nituvanaho sociale hagasigaraho aba babiri hanyuma se nidusigiye njyanama yo ikora gutya ibyo rero were kuvuga ngo rero mu Habitegeko haracyamara iki Habitegeko reka dufate nk'umutoza w'ikipe y'uburengerazuba niho dufite uturere 7 cyangwa 8 urumva muri make mu kibuga ahari abakinnyi 8 asigaranye 6 wibwira ko wibwira ko iyo usigaranye mu kibuga ukinisha haburamo 2 ni ishema ku mutoza ubu we biramushimije kuba Kambogo amaze kugenda na ntuza na Trifoza akagenda aba yari ubyitera inde uwo mutoza nibyo nkubwira nyine ntabwo ari ishema ku mutoza yubura abakinnyi 2 mu meza ngahe Kambogo yagiye mu ntangiriro z'ukwa 5 Trifoza agiye mu mpera z'ukwa 6 ni ishema se kuri Habitegeko ubu hambwira ngo arakomanga ku gatuza no kuko urwego rw'intara rushinzwe ubujyanama n'ubuvugizi ku nzego z'uturere so muri make ntacyo yakoze ari biriya bareze Kambogo yarahari ari byo bareze Trifoze yarahari gusa urambwira donc ariko kuvuga ngo ntabwo ari bwo kwajyana n'abariya ariko n'abazagenda nkuko nuwo yasimbuye yagiye bazira ibintu by'imihanda ngira ngo bashaka gutekinika nibyo ariko kibazo imiyoborere mu Rwanda iragoye kabisa Murindwa agende akora ibyo ngibyo yakoze neza muri Rurindo gukora neza ntabwo ari ukuvuga ngo Rurindo ntabwo yagize paradizo ariko Rurindo yahoraga imbere ku gihe cya Kangwa agenda Murindwa yego ndayibuka mu mubiri yo guca Nyakatsi ndayibuka mu ariko nayo bayisizemo ibibazo hari byavugaga mu Murindwa cyane cyane nk'ibagiro rya base n'iriya varidamu yo mu Muyanza narabimubwiye ntabwo bivugiye kuri kamera gusa narabimubwiye duhuriye ahantu twagiye mu bintu bya transparency ndamubwira nti ibivugwa Rurindiri yamusize kandi urabyibuka ko na gitifu bamwirukana ngo abangamira gahunda z'intuza hari imidugudu yabasigajwe inyuma n'amateka nayo itari yarubatswe harimo ibibazo byinshi ibyo rero kuba baramuhisemo bakavuga ati dore manda yawe irarangiye ariko we ntitugutakaza nkuko dutakaza abandi barangije manda ngwino hano muri Minaroke hari icyo bamubonyemo none yongeye yabone urumva na promotion urangije manda za Rurindo barakuvuze ati ngwino muri Latete muri Minaroke hanyuma habaye ikibazo ati wowe experience intervention rapide Rutsiro so birasaba nawe agomba n'umugeni ariko nanone agiye ahantu hari ikibyimba agikande kimeneke abazamusimbura ntibazongere guhura n'ibibazo nk'ibyo batrifoze bahuye nabyo akatwizere ko rutari yabandi rutamwibagiwe uravuga nde Murindwa nta kibazo manda ye hari imunani yazagaruka muri Minaroke ni nka kwa kundi ba Kamiri bayoboye Gicumbi nta donc hariya icyarakora icyo nzi cyo uwamushyize haramwizeye kandi yemerewe kumusaba support akamubwira ati nyamara bya bintu wampaye kari nijabo naze tujyana nyamara uriya mu gitifu uri Rusororo ndavuga umurenge wa Rusororo uriya mu gitifu wa Rusororo afite experience mu gukemura bene ibi nazi asaba ikipe ifatika imufasha kugera ku nshingano ku buryo periode azahava abamusimbura bagenda kwidembe naho ahantu habaye biriya kwirukanwa kwanja guseswa kwanja nama yose ubundi ni nk'amahano nuvuga ngo byari byarabaye ntuza
urumva Rutsiro abantu buri gihe usanga hari ikipe y'Ikigali yavuye Kigali igiye Rutsiro ihava hazindi no bitangira kugera no mwitangaza makuru bimwe ibyari byaracecetswe ibyo twari tuzi twicecekeye biza donc byari bigeze kuri finale iyo bigezaho umuturage arega gavana mu rukiko nuko ubwo rero basi katwifurize amahirwe murindwa hanyuma n'abariya bavuyemo bagende bajye mu kazi kandi bashake imirimo ntibihebe batangire bapurayinge mu yindi mirimo ariko banigaya kuko bahagawe bahagawe cyane kandi iya dosiye buri wese ibiganza bye ntago byera muri bariya biruka ntawe ufite ibiganza byera kuri ko mbona Trifoze ataho gukorera muri aya matiku byarutwa nkabaho nta kazi mfite yego nyine na matiku kubera ko Trifoze navuye ngo yagenderaga ku mabwiriza hawe na gavana na Gatabazi bamushyizeho nubwo Gatabazi ataragitanga amabwiriza ariko ashobora kuyacisha kuri gavana noneho Fede we akagira hari naho babivuga ko rwose iyo uwahuraga na Trifoze umubaza ku kibirombe aravuga ati ibyo bintu ni Fede wabizambije ari vice mayor we tumura amatiku none bibaze aho bigeraho rwamucyarega bikajya mu rukiko usisama buri samatiku donc byanananye gukemura ikibazo hagati y'akarere na Rwamucyo kweri kugera no kuri gavana bikagera kuri gavana Minaloc ikabimenya umuvunyi ukaza andi makipe iyo mvuze ngo ikipe multidisciplinaire jya wumva za zindi zikomeye izo ubundi raporo yizo ubundi isiga kajoriti so urumva rero ntago bya Trifoze urumva ntawe buri munsi urakira kana ku buryo primatire ijyayo igasanga ntibageze babona umwanya wo kubakira abatishoboye kubera guhora muri utwo induruburi n'abandi buriya nizere ko wenda mu myaka 17 hegujwe hasheshwe njyanama imwe unizere ko hazashira iyindi 10 ingana gutyo nta handi bibaye ariko rero Rutsiro toute chose reste égale par ailleurs hari byo twakagombye gushimira kuri gender unfortunately ngewe Rutsiro itorwa staff y'abantu batandatu komite nyobozi na komite ya njyanama bari abagore batanu n'umugabo umwe narabivuze nti iyi kipe bayibe hafi itazatsindwa tukitwa ko batsinzwe kubera ko ari abagore ubwo inzego zishinzwe abagore nazo zagomba kuyiba hafi donc muri iyo komite donc komite ya njyanama yose para abadamu muri nyobozi harimo umugabo umwe tubirebe rero abasesengura ibya gender barebe niba wenda atari uko babaye abadamu benshi either mu mico y'abagore wenda hakabamo simbizi ese no gupingana ese no kumva amabwire ese no kuvugirwamo babirebe urumva n'abantu batandatu bashisimbuye n'umugabo murindwa agiye gusimbura abagore batanu n'umugabo umwe agiye ari umugabo umwe tubirebe hatagira ubyurira akavuga ati faiblesse yaturutse ko bari bujujemo abagore sibyo babisesengure profame zahaguruka abandi bose bavuge bati wenda bagize intege nke nkuko n'umugabo n'abagabo bazigira ariko ntibyuririrwe kuko niyo makuru twatangaje bamaze gutora muri Rutsiro niyo yari iya mbere yagaragaje gender ariko ni siri gender kwa ni siri gender kuko abagore bari benshi et voilà niyo igiye nanone yose ni naho hantu hanyuma hambere mu gihugu uwakoze lobbying ngo atorwa abagore gusa ashobora kuba atarababaye hafi none bagiye bose ubwo nawe aratsinzwe sibyo yari experience niko konyine mu mateka y'u Rwanda niko karere konyine kari kagize inyobozi plus njyanama ifite abagore benshi none dore bibaye Karegeya akoze asante sana mwakoze namwe abadukurikiye iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tuyoboka ntawe murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare